Mana Isaka, Mana Yakobo, Mana ishobora byose, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ni umwanya wo kuganira ijambo ryawe. Imerera data ukoze ikara ryaka ku munwa, buri wese uryumva data nyiringabo Imana. Ijambo rigira uri mugeza rigire naho uri mukura, kandi ribiri kwesha icyubahiro izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Imana ikize ku mutima ubuhanuzi bukuru, ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Imana irambwe ngo mpanure muri iri jambo muri uyu mugoroba ihagararanye nanjye. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano, ijambo riri mu kubara, ndahera ku gice cya 23. Ndasoma mere ku murongo wa 41 igice cya 23. Dusome mu izina rya Yesu. Sore ndahera ku murongo wa mbere, ndahera ku murongo wa mbere. Balamu abwira Balaki ati, nyubakishiriza hano ibicaniro 7, yitegurira n'amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7. Balaki abigenza uko Balamu amubwiye. Balaki na Balamu batambira mu gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Balamu abwira Balaki ati, hagarara iruhande rw'ibitambo byawe byoshejwe, nanjye ngende. Ahari Uwiteka araza ansanganire. Icyo ambwira ndakikubwira. Ajya mu mpinga y'ibiharabuge. Imana isanganira Balamu, arayibwira ati, niteguye ibicaniro 7, ntambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Wa 5. Uwiteka ashyira ijambo mu kanwa ka Balamu, aramubwira ati, subira kuri Balaki uvuga utya. Amusubiraho asanga aho ahagararanye n'abatware b'i Mowabu bose iruhande rw'ibitambo bye boshejwe. Aca umugani uhanura ati, muri Aramu niho Balaki yankuye, umwami w'i Mowabu yankuye mu misozi y'Iburasirazuba. Ati, ngwino umvumire ubwoko bwa Yakobo, ngwino urakarire ubwoko bwa Isiraheli. Ambesoreje aho hari undi murongo ndi busorezeho. Imana iduhane umugisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo wowe ugirirwe ubuntu kumvira ijambo ry'Imana, ushimira Imana kubwira ijambo Imana iguteguriye. Ushimira Imana kubwira ijambo ushobojwe kumva kubera yuko n'ubuhanuzi bwawe ni ijambo rifite imbaraga kandi riguhamiriza uriwe, kandi rinaguhamiriza icyo Imana yakugize cyo, ndetse n'icyo utarunazi Imana yakugize cyowe ukaba utarukizi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uri umuntu udasanzwe. Haleluya, haleluya. Uza ni ijambo rero, iri jambo Imana yambwiye ngo mbwire ubwoko bw'Imana basha kuryumva. Ubwire ngo topini reside kotaki, umuntu wese ugira ubuntu wo kumvira ijambo ry'Imana ari mu bwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese Imana irambwiye ngo mubwire ugira ubuntu bwo kumvira ijambo ry'Imana, mubwire ngo uri mu bwoko butavumika. Topini reside kotaki deko, uri mu bwoko bugize bute butavumika. Ndasubiramo nufashwa utere haleluya, wandike hasi ukuntu uvuge amina ufashwe. Ariko reka nkubwire ngo Imana yambwiye ngo aya makuru nayawe yuko uri mu cyiciro cy'ubwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya itubwiye abagabo babiri, umwe yitwa Balaki, undi yitwa Balamu. Yesu nashimwe cyane. Umwe yari umwami, yarayoboye igihugu. Undi noneho nawe yari umuntu twavuga ko ari umuhanuzi cyangwa se ari umukozi w'Imana mu buryo budasanzwe, uko Bibiliya yanjye yambwiye ngo uyu wundi umwe iyo ikintu yabashaga kuvuma ngo cyaravumikaga, cyangwa se uwo yabashaga guhesha umugisha ngo yarawubonaga, byari ihame ridakuka ku buzima bwe kuko ni impano Imana yari yaramuhaye. Undi nawe yari umwami
nk'uko Bibiliya yanjye imbwiye, uyu mwami igihe cyaje kugera yumva amakuru y'ubwoko bwitwa Abisiraheli, yumva uburyo baciye ibikuba, kuko Abisiraheli bwari ubwoko budasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Ubu bwoko bwitwa Abisiraheli bwari ubwoko bw'ubunyamugisha, ubu bwoko bwitwa Abisiraheli bwari ubwoko bwihariye, ubu bwoko bwitwa Abisiraheli bwari ubwoko butagereranywa n'ubundi. Topini leside kotaki, bwari ubwoko Imana yemera ndetse yibitse ku mutima cyane, cyangwa se mvuge ngo bwari ubwoko bw'imfura mu mfura z'Uwiteka Imana. Nagira ngo nkubwire ngo rero nawe ugira ubuntu ukumvira ijambo ry'Imana, ukaryizereramo, ukariha agaciro, ukaritega amatwi, ugakanguka kubwira ijambo, uri imfura mu mfura z'Uwiteka Imana, ndetse itopini leside kotaki, uri ubwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwami rero witwa Baraki amaze kumva amakuru y'uko ubu bwoko bw'Abisiraheli bwagandagaje ahantu ndetse bwageze ahantu yayoboraga, arangije ku mutima ngo arangije, Bibiliya yanjye yambwiye ngo Baraki ahagarara ku musozi cyane ahantu hiherereye, arabareba ngo yitegereze ubwoko bw'Abisiraheli. Akimara kwitegereza ubwoko bw'Abisiraheli ngo abona uburyo ari bwinshi cyane, wabona uburyo bugandagaye, ndetse yarafite n'amakuru y'uko ari ubwoko budasanzwe. Arangije ngo Baraki akuka umutima. Amaze gukuka umutima niko kwigira inama zose zishoboka, aravuga ati ubu bwoko ntabwo nagenda ngo mbagarire imbere murwanye, ubu bwoko ntabwo nabasha kubutsimbura, ubu bwoko ntabwo nabasha kubwikiza ngo nkoresheje imbunda zanjye cyangwa nkoresheje ingabo zanjye gusa ngo bishoboke. Harasabwa umusada wa Balamu. Hari umuntu nzi ufite ububasha, uriho umwuka w'Imana. Hari igikoresho cy'Imana nzi kiri hariya. Hari umuhanuzi w'Imana nzi witwa Balamu. Uyu Balamu nzi neza yuko akorana n'Imana. Topini resideko, nzi neza yuko ari umuhanuzi usobanutse. Uwo avumye birakoreka, ndetse n'uwahesheje umugisha bigira bite? Topini birakunda, umugisha arawubona. Ariko reka nkubwire wowe mvura ijambo ry'Imana, reka nkubwire ngo Imana yambwiye ngo uri umwe mu bwoko butavumika. Topini lesideko takideko. Ndashima Imana isumba byose, ndashima Imana y'imbaraga, ndashima Imana yohereje Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Ndashimira amaraso y'Igorogota yamenwe kubwo twebwe abanyamahanga. Amateka y'Bibiliya yarambwiye ngo ubundi ubu bwoko bw'Abisiraheli nibwo bwari ubwoko bwonyine butavumika, nibwo bwari ubwoko bwonyine bw'imfura y'Uwiteka Imana. Ariko Imana iza guteza kwigomeka nyuma yaho, iza kubateza nyuma yaho kwigomeka, kubera yuko nubwo bwari ubwoko bw'Imana butavumika, nyuma yaho bwageze kugeza ubwo bwagiye bwitwara ukundi kuntu bugenda bucumura. Ariko nubwo bwagiye bucumura, imbabazi z'Imana zageze ubaho cyane, kuko yari imfura, bwari imfura y'Imana. Birashoboka yuko wabyara umwana nawe akigomeka, birashoboka ko wabyara umwana nawe akakubabaza, birashoboka ko wabyara umwana akitwara nk'uko utashaka ko yitwara. Ariko umubyeyi, Imana ni umubyeyi, nawe wamubabarira. Nuko urugendo rw'ubwoko bwagiye rugenda, Imana ibana nabo. Ariko uko bwagiye bugenda kose, uko bwagiye kubwitwara kose, ni kuko nawe umwana wawe w'imfura yakora ibyangwa n'ibikubabaza cyangwa akora ibyangwa nawe, ntabwo byakuraho yuko ari mwene runaka, ntabwo byakuraho ko ari imfura yawe. Yesu nashimwe cyane. Ubu bwoko rero nabwo bwageze aho rero igihe bugenda bwitwara nabi, Imana iza kugira ukuntu igenda ibuhana. Ariko nubwo bwagiye buhanwa, bwarakomeje buba imfura y'Uwiteka Imana, buba imfura mu bwoko bwose bwabayeho. Reka nkwibutse yuko Imana irimo imbwira ngo wowe ugira ubuntu ukumvira ijambo ry'Imana, uri ubwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Nari mvuze ngo reka dushimire Yesu Kristo wemeye kuza ku musaraba akabambwa, agapfira ibyaha byacu. Ubu bwoko bw'Abisiraheli bukimara kugenda bucumura, Imana yaje kubona yuko bucumuye,
irangije yohereza umwana wayo Yesu Kristo aza mu isi. Akimara kuza mu isi rero, twebwe navuga ngo abanyafurika cyangwa se navuga ngo twebwe birayita abanyamahanga, natwe tubasha gufataho umugabane kuri ubu bwoko Imana yarageneye Abisiraheli. Iyo ubu bwoko bw'Abisiraheli budacumura, birashoboka yuko twebwe na n'ubu ngubu tukitwa abanyamahanga, ariko kubwo urukundo rw'Imana yohereje umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo natwe abanyamahanga tugire gute, duhabwe iki, duhabwe umugabane, tubashe kwinjira mu identite cyangwa se mu irangamimerere y'ubwoko bw'iki butavumika. Ndagira ngo nkubwire ubashe kumvira ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana yambwiye ngo nta kindi cyakwinjije muri ubu bwoko butavumika uretse amaraso Yesu Kristo yamenye ku musaraba i Karuvari. Nta kindi kibasha kukwinjiza mu identite cyangwa se mu irangamimerere y'ubu bwoko butavumika uretse kuba warakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Niba warakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, rero witeka Imana uko avugana nawe. Niba wizera Kristo, ukezera umusaraba Yesu Kristo yabambweho, umva kwiteka Imana avugana nawe. Arimo aravugana nawe ngo topini reside kotaki, uri ubwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe kuvugana n'ubwoko butavumika. Ndanezerewe kuvugana n'ubwoko butavumika. Ndanezerewe kuvugana n'abantu bakomeye. Ndanezerewe kuvugana n'abantu b'agaciro. Ndanezerewe kuvugana n'abana b'Imana. Ndanezerewe nanjye kubera yuko kubw'amaraso y'Igorogota ndi umwe mu bwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo bwoko butavumika rero nkubwire, ntuzanire amakuru yuko Uwiteka Imana hari ibintu yanze ku buzima bwawe. Bwoko butavumika, ndagira ngo nkubwire ngo yuko hari abantu bihaye kuvuma izina ryawe, biha kugufatira umwanzuro, biha kugufatira urubanza rwa nyuma, nyamara bakwibeshyaho. Ariko reka nkubwire, Imana yambwiye ngo topini reside kotaki, bakwibeshyeho. Imana irambwiye ngo ubwoba nibushire. Wowe bwoko butavumika, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wabonaga bimeze nk'imivumo ku buzima bwawe, topini reside kotaki, hari Imana ibivuguruje. Kubera yuko ikimenyetso cy'uko Imana ibivuguruje, bashakaga kukuvuma kugira ngo ubutakiriho, ariko uracyariho. Ndagira ngo nkubwire rero, nubwo wumvaga ayo majwi yuko ngo waravumwe, iyo mivumo ntabwo yakugezeho. Hari ahantu Imana yishigarije, kubera yuko aho hantu niho bashaka kurasa ku mutima, bashaka kurasa ku ngingo kugira ngo ushiremo umwuka, ariko kuri ubwoko butavumika aya makuru n'ayawe. Ndagira ngo nkubwire ngo umuvumo wabo ntabwo wagufashe. Reside kotakideko, ndimo ndavugana n'ubwoko butavumika, nkubwira ngo topini reside kotaki, wa bwoko butavumika bari bagupangiye kurasa mu cyico, bari bagupangiye kugucagagura, bari bagupangiye kukurangiza, ariko iri jambo Uwiteka Imana rikizemo. Arimo arambwira ngo nkubwire bwoko butavumika, topini ntabwo yemeye, ntabwo byakoretse, ntabwo babashije kugera mu cyico, kubera yuko Uwiteka Imana ihagararanye nawe, kubera ko nawe uri mu gisate. Topini resideko, kubera ko hari identite iri ku ruhanga rwawe. Reka twihute cyane tuganira ijambo ry'Imana. Bwoko butavumika, bwoko butavumika, bwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Bwoko butavumika, topini reside kotaki. Ndagira ngo mbwire ngo uri w'agaciro. Nanezerewe cyane kubwo ingoma ya Kristo. Ingoma ya Kristo yatumye mpindurirwa identite. Ingoma ya Kristo yatumye ninjira mu muryango w'Abisiraheli. Ingoma ya Kristo yatumye uhindurirwa izina, ukabona uri umwisiraheli. Dushime Imana, dushime ingoma ya Kristo yatumye duhindurirwa ubwenegihugu, tugahabwa ubwenegihugu bw'Abisiraheli. Yesu ashimwe cyane. Arangije rero, ko kwitegereza ubwoko butavumika, akitegereza buhanga amaso, maze kubuhanga amaso areba ukuntu Uwiteka yahagararanye nawe, areba ukuntu yumva amakuru y'ahantu bwagiye bunyura, yumva amakuru y'inzira bwagiye bunyuramo, yumva ibitangaza Uwiteka Imana yagiye akorana nabwo, yumva
imbaraga Uwiteka Imana yahaye buno bwoko butavunika bw'Abisiraheli. Arangije yigira inama, maze kwigira inama aravuga ati nkurikije amateka y'umuvumo n'ukuntu mbonye ubwinshi bwabo bangana, nta kuntu nabasha kuvuga ngo ngiye guhangana nabo nkoresheje zino ngabo zanjye mfite, ngo nkoreshe n'amasasu mfite ngo mbashe kubutsimbura. Niko kwigira inama areba umuhanuzi witwa Balamu, aramubwira ati Balamu, ngwino ntize za mbaraga za ya mana yawe, ngwino ntize ya mpano yawe, ngwino ntize bwa buhanga ufite. Namaze kumenya yuko Balamu akanwa kawe kadasanzwe, wowe watuyeho umugisha arawuha, wowe watuyeho umuvumo arapfuma, kandi bigakora. Wenda ninkoresha imbunda zanjye mfite nkanakoresha n'izi ngabo zanjye mfite, nkanagerekaho ako kanwa kawe Balamu, ndahabwa ubushobozi kuri bariya Abisiraheli. Reka nkubwire uhanurire mwene Damu, reka nguhanurire wa Mwisiraheli, reka nguhanurire wowe wamenye ko identite Yesu Kristo yaguhinduriye izina. Reka mvugane nawe wowe wagiriwe ubuntu ukamenya agaciro k'amaraso y'Igorogota. Nkubwire ngo iriya identite winjiyemo, buriya bwenegihugu ufite bw'amaraso y'Igorogota bwarakurengeye, bwaraguhishe, bwatumye uba Umwisiraheli, bwatumye uba ubwoko butavumika, bwatumye uba igitangaza hejuru ya Baraki, bwatumye Topini Leside Kota kuba igitangaza hejuru y'abakugeneye imivumo. Barakuvumye ntako batagize, baguteze iminsi, baragutangiye, baragucuritse, baragucurukura. Ariko iyaba bari bazi identite ufite bagombye kurekeraho. Ariko reka nkubwire, ntubasaba imbabazi, gumya winjire muri identite, gumya Topini Leside Kotaki. Intambara nizizimira bikaza, uzambura identite ufite mu kiganza, uyihanga amaso uyitumbire. Leside Kotaki deko, nibajya ku musozi bakakuvuga, uzambura identite ufite, urebe izina ryawe, urebe uko usigaye witwa. Leside Kotaki deko, niba gutega iminsi nurangiza ukore mu ikofi yawe, ukore mu isakame yawe, uzamura identite ufite, uyisomeho wisobanukirwe. Nurangiza Topini Leside Kotaki wihagararire wicecekere. Yesu nashimwe cyane. Reka twihute tugane ku musozo w'iri jambo. Ndimo ndavugana n'ubwoko butavumika, ndimo ndavugana n'ubwoko butavumika, ndimo ndavugana n'abantu bafite identite. Yesu nashimwe cyane. Imana ngo isanganira Balamu, Imana isanganira Balamu, arayibwira ati niteguye ibicaniro 7, ntambira ku gicaniro cyose ntambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Ahangaha Balamu yarafashe umwanzuro wo gutamba kugira ngo akore igitambo cyiza cyane, wenda Uwiteka abe yamuha uburenganzira bwo kuvuma Abisiraheli. Aya mayeri yose cyangwa ubu buryo bwose cyangwa ubukorikori bwose Balamu ntabwo yabikoraga yabyitura, ahubwo yabikoraga kuva igitutu cy'umwami Baraki. Bibiliya yambwiye ngo Baraki yagerageje uburyo bwose, arangije abuza amahoro Balamu kugira ngo abashe kuba yabavuma. Ndetse Balamu yagerageje inshuro nyinshi kuva igitutu cya Baraki umwami cyari kimuri inyuma. Bibiliya irambwira ngo Baraki yagerageje gukoresha ibitambo byose, akoresha strategy zose, agerageza kujya ku misozi ahirengeye, agerageza gukoresha uburyo bwose kugira ngo umuvumo ubashe kugera ku Bisirayeli. Ariko Imana irangije irakomeza irinangira, yanga kwemerera Balamu kugira ngo avume. Iranga pe, umuvumo wanga gusohoka mu kanwa ka Balamu, umuvumo uranga urabura,
uranga uravuma, uranga pe gusohoka birananirana. Ni muri ubwo buryo ahangaha rero Baraki yaragerageje utegeka Baramu, ndetse Baramu nagerageza kumvira umwami Baraki, aragerageza abwira Uwiteka we yarahagurutse agiye gukora icyo gitambo kugira ngo arebe uburyo byakoreka umuvumo byange bisohoke mu kanwa ke. Reka nkubwire ako batagize amakuru yaba ufite amakuru ku buzima bwawe, ukamenya strategy zose bakoze, wazamura Imana icyubahiro, avuga uti Imana ndagushimye kuko wanyima. Wagombye kuvuga uti Imana ndagushimye ko imanye ubuzima bwawe. Wagombye kuvuga uti Uwiteka we ndagushimye rwose warahabaye pe. Ubwo rero Baramu yagerageje, arahaguruka aragenda muri iyo nzira agiye kuvuma, ndetse amaze kunategura ibikoresho byose byo kuvuma, mu nzira nibwo yahuriye n'Uwiteka Imana. Uwiteka aramusanganira, aramubwira Uwiteka aya magambo, amubwira uburyo bwose yateguye ibintu byose bikwiriye kugira ngo igicaniro gishyuhe, kugira ngo igicaniro Uwiteka agishyigikire. Uwiteka arangije amagambo amubwira, amusubiza amagambo akomeye. Hano ku murongo wa 5 aratubwiye ngo Uwiteka ashyira ijambo mu kanwa ka Baramu, aramubwira ati subira kuri Baraki uvuga uca. Wamusubiraho asanga ahagararanye n'abatware b'i Mowabu bose iruhande rw'ibitambo bye byoshejwe. Ahangaha nanezerewe Imana cyane, nanezerewe Imana. Namaze kubona yuko umugambi w'Imana utayoba, namaze kubona yuko umugambi w'Imana nta kibasha kukuraho. Nongere mvugane n'umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana akariha agaciro, cyangwa se nongere mvugane n'umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana, mubwire ngo turi ubwoko butavumika, nanjye ndimo. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Nongere kandi nkubwire ngo niba uri mu identite y'amaraso Yesu Kristo yakuvire ku musaraba i Karuvari, ukaba uri mu identite y'umusaraba wa Yesu Kristo, uri ubwoko butavumika. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha Baramu asubiye inyuma, Uwiteka Imana ko yaramutegetse ngo asanga umwami Baraki ateranye n'ibikomangoma, ateranye n'abandi batware, yegereye igicaniro Baramu yateguye. Baraki yiteguye, arimo avuga ati uyu munsi hari bishobora kwemera, uyu munsi bishobora gukunda, iyi mpano ya Baramu ishobora kugucamo. Uyu munsi Baramu we n'igicaniro twateguye ndabona gifite imbaraga mwabatware mwe. Uyu munsi bari abagabo bitwa Abisiraheli, uyu munsi bishobora gukunda, tukabagaba igitero tukabarangiza. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, hari ibyapanze kukurangiza mu kwa mbere, hari ibyapanze kukurangiza mu kwa 5, hari ibyapanze kurangiza mu kwa 10. Uyu munsi biri byateguyaga yuko bishobora kukurangiza, nturye umwaka neza ntuwusoze, ariko Uwiteka Imana arimo aravugana nawe Tobini, uri ubwoko butavumika. Inkota bagucuriye bayishyize mu rwubati, imva bagucukuriye nibashaka bazitere nk'insina, kuko ufite identite. Hari identite yo kukurengera Tobini reside ko ufite. Iri jambo ndimo ndavugana n'umuntu ufite identite, ndimo ndavugana n'umuntu Tobini reside ko taki wamenye ko Yesu yamuvira amaraso ku musaraba, guhanura nkubwira ngo Tobini Imana yambwiye ngo ubwoko butavumika. Iki gicaniro bari bagihagazeho banezerewe, bazi uko bagiye kukwemeza, bazi yuko iminsi yawe irangiye, nyamara baribeshye. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Baramu yagerageje inshuro nyinshi, ashyizwe gituti cya Baraki, ariko ntibyakoretse. Reka twihute. Arangije ngo ku murongo wa 7 ngo aca umugani uhanura ati muri Aramu niho Baraki yankuye. Uwo ni Baramu. Baramu yaratangiye guhanura bitewe n'amagambo Uwiteka Imana yamuteretse mu kanwa.
arangije ahanura Baraki ari kumva n'abayobozi bari kumva ku gicaniro barindiye ko rwose biri bukoreke, aho kugira ngo bigende bite nibwo aho kugira ngo bigende uko umwami ashaka, ahubwo Baramu yuzura aya magambo y'ubuhanuzi ngo aca umugani ahanura ati muri Aharamu niho Baraki yankuye, umwami w'Umowabu yankuye mu misozi y'uburasirazuba, ati ngwino umvumira ubwoko bwa Yakobo, ngwino urakarira ubwoko bwa Isiraheli. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bwoko butavumika, bwoko butavumika, bwoko bwako amaraso y'igiciro cyinshi Golgota, nimwe ndi kuvugana namwe. Reka nsoreze kuri uyu murongo. Baramu ngo arangije yuzura umwuka wera, arangije arahanura, aho kugira ngo ajye ku musozi avuma Abisiraheli bakurweho, avuma Abisiraheli inkota ibarye, arangije ngo yuzura umwuka wera arahanura. Niko Bibiliya yagimbwiye. Arangije ntiyatinya umwami, ntiyatinya abo bayobozi bateranye, ntiyatinya icyo gicaniro n'amapfizi umwami yatemaguye n'amahene. Arangije yuzura umwuka wera, ururimi rw'Uwiteka Imana araruhindura. Umwami yashaka ko avuma ubwoko bw'Imana, leside kotaki, ariko ntibyakunze. Arangije Uwiteka Imana atereka amagambo mu kanwa ke, arangije arahanura aravuga ngo navuma nte ab'Imana itavumye, ngo kandi narakarira nte ab'Imana itarakariye, ngo navuma nte ab'Imana itavumye kandi narakarira nte ab'Imana itarakariye. Reka nkubwire murokore, reka nkubwire mwana w'Imana wavuganye n'Imana, wowe ufite identite y'amaraso y'Igorogota, ntabwo bishoboka ko wavumika Imana itabishatse. Ntabwo bishoboka yuko Satani yakurakarira ngo bikoreke Imana itabishatse. Wavumwa gute Uwiteka Imana atakurakariye? Uwo muvumo wagufata Uwiteka Imana atakurakariye. Topini reside kotaki. Bibiliya yanjye ikambwira ngo abo Baramu yagombaga kuvuma ngo ahubwo yabayesheje umugisha. Topini reside kotaki deko reside. Reka nkubwire, hari ibintu byagukereje, hari ibintu byatumye udasubirizwa igihe, hari ibintu byaguteza iminsi bigira ngo biraguhimye, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo Imana agukoreye ikibemeza. Reside kotaki deko. Hari ibintu topi byari bizi ko byakurangije, ariko Imana irigwatirije ku buzima bwawe. Reside kotaki. Byari bizi ko bikuvumye bigukuyeho, ariko Uwiteka Imana topi ibyo byakuvumye Uwiteka Imana arabikoresheje, ahubwo bije kuguhesha umugisha. Ibyo bigiye kwamamaza icyo Imana igukoreye ku buzima bwawe. Baramu arangije baracaho kugira ngo topini reside ko anezerwe, ahura n'umubabaro, abona umukozi w'Imana Baramu yuzuye umwuka wera. Arangije kugira ngo avume Abisiraheli, arangije ahubwo ngo abaheshe umugisha. Ijambo rimukoreramo muri Baramu, ijambo rikorera muri Baramu riramvuga, ni ijambo ry'Uwiteka Imana ryamanuze. Ni amavuta yamanukiye muri Baramu. Baramu ntiyamenye igihe yabivugiye, aravuga ngo navuma ntabo Uwiteka Imana navuma nte, uyu muvumo wafata ute abo Uwiteka Imana atarakariye. Nakutangariza mubwira yuko hari igitambo cyatanzwe i Karuvali kimanura imbabazi ku buzima bwawe. Ukimara kugira identite y'igitambo cy'i Karuvali, nta muvumo ugomba gufata ubuzima bwawe. Ibyo bakuvumye byacagagurikiye munsi, ukubona umeze ntabwo ariko byashaka kumera. Ariko nyuma yaho Imana yambwiye ngo mbwire ubwoko bw'Imana bumvishira ijambo ngo hari indishyi y'akababa, hari indishyi y'akababa, hari indishyi y'akababa. Hari amakuru mabi ageze kwa Baraki, hari inkuru mbi zigiye kugera kuri Baraki. Baraki wafashe umwanzuro wo kugambanira ngo uvume, Baraki wafashe umwanzuro wo gusenyera, Baraki wafashe umwanzuro wo kukwanga, Baraki wafashe umwanzuro wo kukwambura ijambo. Hari inkuru mbi igiye kugera ku buzima bwe, umuvumo wo guhindukiye umugisha. Ururimi yashakaga ko rukuvuma nirwo rugiye kwamamaza inkuru y'Imana igukoreye. Ndashoje mu izina rya Yesu Kristo, bikubera uko wizeye. Nasukira mu bwoko bw'Imana, nabwiraga abafite identite y'amaraso y'Igorogota, mbabwira ngo topini twabaye Abisiraheli kubera iriya identite y'Igorogota, turi ubwoko butavumika.
Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye ko watugize ishyanga ryera, ubwoko